Abantu benshi barabyuka mu gitondo, bakibyuka bagafata telefone bakajya kureba ama message abantu babandikiye, bagascrollinga bakareba amakuru agezweho, ariko abantu benshi ntago bibuka gusenga, cyangwa bagahita bigira mu mirimo yabo ya buri munsi, bakajya kwitegura bagatangira gukora ibyo basanzwe bakora ariko ntibasenge. Ese waba uzi impamvu gusenga ari ingenzi utangiye umunsi wawe? Ese waba uzi akamaro ko gusenga ukibyuka? Hano twaguteguriye impamvu 3 z'umumaro zikomeye zo gusenga ukibyuka, cyangwa se zo gusenga ugitangira umunsi wawe. Turatangira dusoma ijambo ry'Imana riri mu Batesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 17. Haravuga ngo musenga ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana ridusaba gusenga ubudasiba, gusenga buri munsi. Ni byiza ko rero umuntu atangira umunsi we asenga. Impamvu ya mbere umuntu akwiriye gusenga agikanguka, cyangwa se akwiriye gusenga atangiye umunsi we, ni ugushimira Imana ko ubyutse amahoro. Abantu benshi bibwira ko iyo umuntu abyutse byari ngombwa akabyuka. Abantu benshi batekereza ko byari mu mugambi w'Imana, ko byari itegeko ku Mana ko ugomba kubyuka, ariko ntibamenye ko ari ubuntu uba wagiriwe, kuko abantu benshi baryamye siko bose babyuka. Ariko umuntu aba akwiriye gushimira Imana kuba aramutse amahoro, kuba abyutse amahoro, kuba agiye gutangira umunsi w'amahoro. Gushimira Imana ko ubyutse amahoro rero ni ngombwa, ndetse uba ukwiriye kuyishimira kwiguhaye umunsi w'umugisha, kuko ntago byari ngombwa kubyuka. Iyo hatabaho gushaka kw'Imana ntago wari kubyuka. Rero kuba Imana yemeye kubyuka ni ubuntu bwayo. Uba ugomba kuyishimira ko yemeye kubyuka. Uba ugomba kwibuka ko kuba Imana yakubyukije ukaba wabyutse amahoro, hari benshi batabonye ayo mahirwe yo kubyuka ngo bashimire uwo munsi bahawe. Ni ngombwa rero ko dushimira Imana umunsi yaduhaye wacu. Impamvu ya kabiri ukwiriye gusenga mbere yo kubyuka, cyangwa se mbere yo gutangira umunsi wawe, mbere yo kugira ikindi kintu ukora utangiye umunsi wawe, ni ugusaba Imana kuyobora umunsi wawe, cyangwa se kuragiza Imana umunsi wawe. Ni byiza ko umuntu niba akangutse, mbere yo kujya mu bindi byose, abanza agasenga akereka Imana umunsi we. Nta munsi usa n'uwundi, buri munsi wose ugira ibyawo. Umunsi umuntu yirirwamo ugira ibyiza ukagira n'ibibi. Ni byiza rero ko umuntu asenga Imana, akayereka umunsi we, akayisaba ko iyobora umunsi we, akaragiza Imana umunsi we, akayereka ibintu byose ari bukoremo, agasaba Imana ko iza kubana nawe. Kuko umuntu aba ari buhuriremo n'ibintu byinshi biri bumunanize, biri mu mugore, ariko uba ukwiriye gusaba Imana ko iza ikayobora umunsi wawe, ikagufasha. Ni byiza rero ko umuntu asenga aragiza Imana umunsi we, kugira ngo n'ibyo aza guhuriramo nabyo byose Imana ize kuba iri kumwe nawe imufashe. Impamvu ya 3 ni ukongera ubusabane bwawe n'Imana. Iyo umuntu asenga buri munsi byongera ubusabane n'Imana, ariko ntubikore nk'ikintu wagize akamenyero, ahubwo ukabikora nk'ikintu uhora ushishikariye. Iyo umuntu rero buri munsi asenga atangiye umunsi we, bigenda bimufasha gusabana n'Imana. Bigera ku rwego asigaye noneho aganira n'Imana umwanya munini, Imana ikaba yanamuhishurira iby'umunsi w'ukuri bugende. Ariko ntago dusenga kugira ngo duhishurirwe iby'umunsi wacu kuri bugende gusa, ahubwo dusenga kugira ngo dusabane n'Imana. Dusenga kuko ari ngombwa gusenga. Dusenga kuko gusenga bifite umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni byiza rero ko umuntu atabikora nk'ibintu yamenyereye cyangwa nk'ibintu biri rutine, ahubwo ni byiza ko umuntu abikora kuko biri ngombwa buri munsi, akabikora yumva ari ikintu ashishikariye kandi ari ikintu gishya kuri we, ntabikore nk'ibintu yagize akamenyero. Buriya Imana ntabwo ikunda ibintu umuntu yagize akamenyero, cyangwa se
kwa kundi umuntu abyuka akavuga ngo ngomba gusenga kuko mbyutse, ariko mu by'ukuri atari ibintu wumva mu mutima wawe wishimiye gukora. Ni byiza rero ko usenga buri uko ubyutse, bituma ukomeza gusabana n'Imana, kandi uko umuntu agenda asabana n'Imana niko arushaho gukura muri Kristo Yesu, niko arushaho kugenda yishurirwa ibintu byinshi atarazi ku buzima bwe. Ni nako agenda atsinda kamere zimwe na zimwe, kubera ko ntushobora gutsinda kamere utafashe umwanya ngo usabane n'Imana, kuko Imana niyo igutsindira kamere. Rero ntibishoboka ko Imana yagufasha gutsinda kamere mu gihe utayihaye umwanya ngo mubanze musabane, ibanze no kwemeze ko izo kamere uzifite. Ni byiza rero ko umuntu asenga atangiye umunsi we. Niba ushaka kugira umunsi mwiza cyangwa waba utagize umunsi mwiza ukumva uratuje, tangira umunsi wawe usenga, utangire umunsi wawe uwuragiza Imana. Waba wasenze mu gitondo, ni byiza ko waza gufasha n'akandi kanya ugasenga, ariko ni byiza ko umuntu atangira umunsi we awuragiza Imana, yereka Imana umunsi we. Izo nizo mpamvu 3 twari twabateguriye umuntu agomba gusenga mbere yuko atangira umunsi we. Nishimiye kuba nabanye namwe mwabanye nanjye mwese. Imana ibahe umugisha. Kuri wowe ushaka ibiganiro bimeze nk'ibi byerekeye ku Mana, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.